muraho neza abakurikiye abacu CCMES TV bahaye ikaze. Nitwa Ufitine Masumuta, umukorerabushake w'umuryango CCMES. CCMES mu magambo arambuye mu gifaransa ni Cris du Coeur d'une mère qui espère. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. CCMES ni umuryango ufite intego yo guhuza abana n'ababyeyi baburanye mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Umunsi wa none rero tugiye kubagezaho ubuhamya bw'umwana ushakisha umuryango Tuyishimire Marie Claire. Tugaye ikaze Marie Claire kugira ngo ubwire abadukurikiye ubuhamya bwawe muri gahunda yo gushakisha umuryango wawe. Murakoze ko mu mwanya wo gutanga ubuhamya. Nitwa Tuyishimire Marie Claire, nkaba ndi umwana nanjye ushakisha umuryango. Nabaye mu kigo cy'imfubyi, ariko nza kubamo ndi umwana mutoya ntazi ngo turi mu kigo cy'imfubyi. Ko twabayemo turi abana benshi, nari nzi ko ubwo nyine ariho mu rugo, ariko ikigo cya mbere twabaye mu kigo cy'ikibungo ahantu bitaga Mureto. Ariko icyo kigo cy'ibyumba twabayemo nk'akanya gato, urebye twakigezemo bahita badukura muri icyo kigo batujyana mu kigo cy'ibyumba aho bitaga Ikageyo. Nta kihe kinini twabayeyo, byabaye nanone agahe gatoya ko twahise tuva muri icyo kigo cy'Ikageyo ibyumba tujya mu kigo cy'Imasaka kwa Gata. Aho kwa Gata rero twabayemo igihe kinini kijya kubamo nk'imyaka nk'itatu, kubera ko niho natangiye kumenyera ko ndi mu kigo cy'imfubyi koko nyirizina. Ayo makuru rero ayo yuko twavuye mu kigo cy'ikibungo twazanywe n'umubyeyi aza duherekeje atushyikiriza mu kigo cy'Ikageyo. Icyo kigo cy'Ikageyo rero nabwo twakomeje kubana n'uwo mubyeyi wari uje asa nkaho nyine adutwaye, twoherejwe n'icyo kigo cy'ikibungo. Tugeze Ikageyo, uwo mubyeyi rero twarakomejenyije tubana muri icyo kigo agahe gatoya. Nawe yari asa nkaho nyine yabonye afitemo akazi. Uwo mubyeyi ntabwo byatinze, nabwo twarakomeje turimukana tugerana mu kigo cyo kwa Gata i Masaka. Ayo makuru rero umuntu wayampaye twazanye mbere, uwo mubyeyi yaratuzanye atugeza mu kigo cy'ibyumba. Ariko mu kujya kuva mu kigo cy'ibyumba twaje mu modoka, abana bavuga ngo tuvuye mu kigo cy'Ikageyo ngo batujyanye mu kindi kigo. Icyo kigo rero twaje kukigeramo twageze mu kigo, tuvuye mu cy'ibyumba tugera mu kindi kigo cy'Imasaka. Ayo makuru nibwo naje kubasha kuyamenya bingwa mu matwi. Wayamenye icyo gihe? Nayamenye icyo gihe, ntabwo nayamenye nyuma, narakuze. Nayamenye icyo gihe kuko nari ntangiye kujya menya ubwenge, mbona turi abana benshi, nkajya mvuga nti aba bana, umuntu wabyaye abana bose ni uwaye. Nibwo rero naje kumenya amakuru yuko turi mu kigo cy'imfubyi. Amakuru rero ukuntu nayamenye, abo bana barakomeje tukajya dukina, bambwira ngo njye wacu simpazi, nkavuga nti uwanyu ntuhazi kandi dufite mama, ntabwo ari nguriya ntumureba. Ubwo rero nibwo naje kumenya ayo makuru. Ntabwo nayamenye nyuma yuko mvuye mu kigo, ariko nayamenye ubwo tuva muri icyo kigo cy'Ikageyo. Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe kubera ko ntabwo nari ntakisobanukirwa, ntabwo nzi imyaka runaka nari mfite, nimba ngo ni ingahe ntabwo mbizi, kuko ishobora kuba wenda nari ntangiye materineri garidiyene, kubera ko nari ntangiye garidiyene. Ubwo nyine nibwo naje kumenya ayo makuru. Ni nk'imyaka wenda nk'itanu, simbizi gutyo, kuko nari ntangiye garidiyene. Ko rumva ni imyaka yanjye bwite ntabwo nyizi. Ko amazina ngeze muri icyo kigo cyo kwa Gata rero, ayo mazina natangiye mvuga mbere Tuyishimire Marie Claire ntabwo ari amazina yanjye nyirizina, naba nariswe n'ababyeyi.
urumva narundi umwana mutoya ntabwo rero nagashobora kumenya kwivugira ngo nitwa ndi. Ni ukuvuga ngo ayo mazina nageze kwa gata bajya bambaza ngo witwa nde nkaceceka, nkavuga nti njyewe ndi umwana, bakambaza ngo witwa nde yemwa nti ndi umwana, nitwa umwana, simenye ngo nitwa amazina yanjye bwite ngo naye. Ubwo rero naje tugiye kwimukira mu kigo cy'inyamirambo kwa Gisimba, baje kumpa izina rya Tuyishimire Marie Claire. Niho izina rero ryaba, iryo zina Tuyishimire Marie Claire niho ryaba ryaravuye. Nuko rero tuvuye muri icyo kigo cyo kwa gata i Masaka, twaje kwimurirwa mu kindi kigo cy'inyamirambo kwa Gisimba. Nyamirambo kwa Gisimba ni twavuyemo ntangiye uwa mbere wa primaire. Naje kuva muri icyo kigo rero habayeho gahunda yo gushakira abana imiryango yo kwa Gisimba. Twavuyemo 2023. Igihe rero cyaje kugera habaho gahunda yo gushakira abana imiryango yabakira. Ni muri ubwo buryo rero haje kuboneka umuryango nyakira waturukaga i Rutongo. Umuryango rero waje kunkura mu kigo cyo kwa Gisimba ujya kundera nk'umwana nyine mu rugo. Ayo amazina y'umugore yitwa nyina w'abaganwa Rusi, umugabo akaba yitwa Nsengiyumva Karisiti. Uwo muryango rero naje kuwugeramo, navuye muri icyo kigo cyo kwa Gisimba 2003. Navuye rero muri icyo kigo njya kurerwa muri uwo muryango. Ngeze muri uwo muryango naje kuhahurira n'ubuzima nyine butari bwiza, kuko uwo muryango wamfashe mu buryo bwo kugira ngo nyine bwo kumurikira amashitani. Kuko uwo muryango nubwo nari ngugezemo babyaraga abana b'abakobwa, ariko abana b'abakobwa bagahita bapfa bakimara kuvuka. Ngeze rero muri uwo muryango barandeze kubera ko nari ntangiye primaire mu wa mbere. Naje kuhaba rero ndiga, igihe kiza kugera abo bana, ariko nubwo nari mpageze nyuma yaho yuko mpagera babyaye abana 2 b'abakobwa. Umwana w'umukobwa wa mbere yapfuye afite imyaka 4, uwa kabiri apfa afite imyaka 8. Mva ko nari mpabaye igihe muri uwo muryango. Ni ukuvuga rero muri icyo gihe haje kubaho umugabo atandukana n'umugore bitewe nanjye, kuko uwo mugabo yaramfataga kankubita cyane, umugore bikamubabaza. Umugore akamubwira ati se ko twafashe umwana tugira ngo tumurere, nkaba ndeba ugiye tutazamurera umuhondagura, urabona bizagenda gute? Uwo mugabo rero yaje gushwana n'umugore we bapfuye njyewe, ariko uwo mugabo yamfashe mu buryo w'ibanga we yararifite ku mutima, yararihisha umugore yo kumurikira abo bazimu, kuko bari bafite imyuka bakorera, izindi amadayimoni nyine bakorera, imyuka mibi bakorera. Kuko uwo mugabo we ibanga we yararifite we mu mutima we, ariko akarihisha umugore bitewe nuko babyaraga bagapfusha. Uwo mugabo rero haje kubaho ikintu kimwe, baza gupfa njyewe, kubera ariko ubwo buryo barwanye bapfa njye. Yarabanje aramfata nkubita umutwe ku nzu, umugore ajya kumufata ngo barwane agira ngo ye komeza kunkubita. Igihe cyaje kugera rero batandukana, ahavanye abana 2 b'abahungu nanjye wa gatatu, tujya kuba indera iwabo w'umugore yahukanye. Amakuru yo kumenya ko bashaka kumurikira imyuka mibi yamenye ryari wabwiwe nande? Amakuru rero yo kumenya yuko bari bafite gahunda yo kumurikira imyuka mibi naje kuyamenya nyuma narahavuye, narabaye n'inkumi narahavuye. Kuko ayo makuru naje kuhava njyana n'uwo nyina w'abaganwa Rusi, aribo bankure mu kigo cy'imfubyi, yahukana afite njyewe
n'abandi bana babiri b'abahungu yarabyaranye na Karisiti. Twaje kugenda rero tukora urugendo tujya iwabo wa Rusi ni Indera. Tugeze Indera rero ubuzima nibwo bwari bugiye kuba bubi kurusha uko nari imeze. Habayeho rero igihe tugeze kwa Rusi, ubuzima nyine nawe urumva bw'umuntu wahukanye ntabwo ari yagafatisha ubuzima. Haje kubaho ubukene rero, ariko muri ubwo buzima bwose narigaga ariko nkiga nabi. Urumva muri iyo myaka yose n'ubundi nari mvuye mu kigo, urumva ko nari mvuye niga mu wa mbere, nagakwiye kuba nararangije. Nagiye niga nabi, bansibya, njyayo icyumweru kimwe, igihembwe kimwe nkajyayo, ubundi singeyo. Urumva ni muri ubwo buryo nagiye ndindirira aho ngaho. Ni ukuvuga rero bansibyaga, nagiye kuvoma, gusenya, imirimo uturimo two mu rugo tw'abana, kubera ko nari ntaraba umuntu mukuru ngo nkore imirimo ifatika. Ariko urumva mu buryo bwo kumvana mu kigo ntabwo ari izindi mpuwe zindi zo kundera. Urumva nimba nari mpageze akazi kari nari maze nyine bari bamaze kumfatisha yuko icyo bankuriye mu kigo kibonewe agaciro. Ni ukuvuga ngo rero ngeze kwa Rusi amaze kwahukana, nahise n'ubundi mva mu ishuri h'igihe gitoya nk'umwaka. Urumva ubuzima yaramaze kwinjiramo bwari ubuzima bw'ubukene bw'umuntu wahukanye nyine utari wafatisha ubuzima. Nari ngeze mu wa 4 primaire kuko nicaye umwaka umwe mbona kujya mu wa 5 primaire, kuko nari mfite ubwenge. Niyo nabaga ntagiye ku ishuri ngewe abandi bana bambwiraga ibyo bize nkabyumva. Ubwo ntishe ikayi nkarebamo, ubwo nkaba nigiye aho ngaho nyine nkaba nabifashe. Ni ukuvuga ngo rero muri ubwo buzima twahaje kubaho igihe Rusi atarafatisha ubuzima, amfata nabi, akajya nkora imirimo yo mu rugo, hakabaho ubwo nsibye kubera ko abo bana bari batarakura, nkarera abo bana, nkasigara ku rugo, nkakora imirimo yo mu rugo. Igihe nyine cyaje kugera ndakomeza nyine niga muri ubwo buzima nyine bubi, kubera ko yarantotezaga, akambwira amagambo nkomeretsa, ibintu byinshi. Igihe cyaje kugera nyine ngeze mu wa 6 primaire ashaka kunkura mu ishuri. Ashatse kunkura mu ishuri, nabambwira nti rero winkura mu ishuri, nifitiye ubwenge bwanjye rwose, mbabarira winkura mu ishuri, nshaka kwiga nanjye nkazagera aho nigeze. Rusi rero ntabwo yaje kubyumva, yashatse kunkura mu ishuri kubera ko ikibazo cyabayeho cyari kuriha amafaranga y'ishuri. Ikigo rero cyari kimaze kumenya ubuzima mbayemo, babizi, kubera ko nahoraga ndi umwana wigunze utavuga. Ntabwo najyaga nishima mu buzima wenda ngo mvuge nabwira mu mwana mugenzi wanjye wenda ngo tukaganira. Ikigo rero cyaje kubona ko nicara nigunze, kubera ko saa sita abandi baratahaga bakajya kurya, kubera ko twigaga dusubirayo, abandi bana baratahaga bakajya kurya, ngewe nkasigara nicaye ku ishuri. Igihe kimwe rero directrice w'ikigo aramubaza ati wowe kudataha? Ndamubwira nti se directrice, bundi ndataha n'ubundi ningera mu rugo simbona ibiryo. Kiza rero nuko nakwigumira hano, nkigumira aha ngaha n'ubundi haza komeza amasomo nyuma saa sita, n'ubundi ntiriwe mvuga ngo ndataha kuko ni nta biryo mbona. Mu wa 6 primaire. Nuko rero igihe cyaje kugera nkora ikizami cya leta, sinatsinda nyine ngo mbone amanota nyine yo kujya kwiga mba mu kigo. Nabuze amanota makeya, ko nibuka ko nabuze uduce dukeya kugira ngo mbashe nanjye kuba nazamuka. Kubera ko nigaga nyine ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuvuga ngo nsubiye mu masomo ngo ndimo kwiga. Igihe rero cyaje kugera ntangiye mu wa mbere secondaire, muri nayini nyine urumva ko 2008 amanayini nibwo yaratangiye kubaho. Naje rero kuhura n'ikibazo, anyima amafaranga y'ishuri, anyima imyenda y'ishuri, kuko imyenda niganye igihembwe cya mbere ni umwana wari wayintije yitwaga Paulina, twari duturanye, kuko yayikuye ijipo n'ishati abeshya iwabo ko igiti cyayiciye kugira ngo batamubaza aho iri, ariko yari yayimpa, yayikuyemo aranyimpa, ngenda yigana.
abonye rero munaniye yuko anyimye yuko anyimye amafaranga y'ishuri, anyimye ibikoresho by'ishuri, yaje kuvuga ngo ntabwo azongera kugira ikintu na kimwamo. Ubwo nahise kubera ko yari afite umusaza w'umusirikare, nahise ngenda mbibwira musaza we, ndamubwira nti rero mpuye n'ikibazo cy'uko ngiye kuva mu ishuri. Arambwira ati biva mu ishuri wari ugiye gutera indi ntambwe, wari uvuye pirimeri ugiye segonderi, nzajya nkugurira imyenda n'ibindi bikoresho bindi wumva wifuza, mbe nawe ushobora kukugurira n'ikindi wumva washaka, kugira ngo utazagira ibishuko by'ibindi ugwamo, dore ugiye kugera ugeze mu myaka bagushikisha nk'ikintu bakaba bakwangiriza ubuzima. Umusaza rero nibwo ahise afata umwanya wo kujya avuga ngo anguriye imyenda y'ishuri, anguriye imyenda nyine y'imyambaro yindi muri rusange, akangurira n'inkweto, akangurira amafuta nyine yumva nyine ashaka kungurira, akangurira buri kintu kimwe cyose. Niwe wakimpaga kubera ko Rusi yari amaze kuvuga yuko nta kintu, niba nkomeje kwiga nta mwenda azongera kungurira, nta kintu kimwe azongera kungurira. Nubwo rero igihe cyaje kugera, Rusi habaho igihe aragenda aza nijoro. Nijoro rero habayeho yarantumye, ngeze mu nzira mpahura n'imbogamizi z'umuntu wari ushatse gusa nkaho nyine ashatse kumuhungabanyiriza ubuzima. Uretse ko Imana nyine aho ngaho yahantambukije nkasimbuka ntabigereho, ariko nageze mu rugo arankubita bikomeye, agera hamvu nuko ankubita igiti kuko yazanye igiti. Ntabwo yigeze mbese ampa umwanya ngo nisobanure w'ikintu cyantindirije muri iryo joro. Reba nawe umuntu wari untumye sanga he saa 4 z'ijoro, uri ngende njya kumugurira ikintu muri butike. Urumva ko nahise mpahura nyine n'imbogamizi z'umuntu wari ushatse nyine kumuhungabanyiriza ubuzima. Ntabwo yigeze ampa umwanya ngo nisobanure mubwire ikintu kimbayeho, wese ahaguruka asohoka mu nzu azana ikintu cy'igiti arankubita. Ankubita ku kuboko, icyo genda byibuka ukuboko kwahise kuvunika kurabyimba. Ndavuga nti rero ibintu bimbayeho ntabwo nabyiheranana, reka njye ku muyobozi w'umudugudu. Icyo gihe yari umuyobozi w'umudamu. Nageze muri iryo joro nko mu saa 5, ko nageze nsanga baryamye n'ubundi. Naragiye mutekerereza ibimbayeho, ahita avuga ati se noneho Rusi abonye ibyaguhimishaga byose bitagezweho, noneho agiye kujya akuvuna n'amaboko. Ko ndibuka yavuze ijambo rimwe aravuga ngo akuvunnye ukuboko ari wowe wameseraga abana be wirirwa gukora imirimo yo mu rugo. Nuko icyo gihe cyaje kugera rero biba ngombwa yuko ndara kuri uwo muyobozi. Haje umudamu rero, uwo mudamu n'undi nawe bari bafatanyije kuyobora, aravuga ati se kuraye aha ngaha noneho Rusi ntabwo buri bube ibintu bibi. Ndavuga n'ubundi yanyirukanye, ahubwo mwebwe nibigera mu gitondo mujye kumunyingingira yongere ngaruke mu rugo ntaho mfite ndi bujye. Niwe wankwe mu kigo cy'imfubyi, niwe mama nzi, niwe muryango mfite. Ubwo bwarakeye mu gitondo tujya kwa Rusi. Tugezeyo kuko ndibuka tukigera mu marembo yahise asohoka, yari ari mu nzu, yari yaraye yanyweye yasinze. Aravuga ngo shoje ngo nimba wabuze aho ujya ngo genda ujya muri Muhazi. Numva birambabaje, ndavuga nti rero Rusi nimba ushatse ko njya muri Muhazi mbabara unsubiza mu kigo aho navuye, n'ubundi suko bari bananiwe kunkuramo kwawe n'ubushake bwawe, niba washakaga kundera njye sinashaka kuvamo vuga ngo mvuyemo. Kuko igihe cyaje kugera ndamubwira nti rero niba utemeye kundera subiza mu kigo aho wankuye, bagende n'ubundi nongere nisubiriremo. Umuyobozi w'umudugudu yaravuze ngo niba koko ni wowe nyinazi, niba utemeye kuri nyina musubize aho wamukuye, aho bamubuhaye, ugende ubabwira ati kurera umwana mwampaye birananiye, mwongere mu musubirane. Byaramunaniye, agira uburakari bwinshi, avuga amagambo mabaho ngaho, arabatuka, avuga ati ahubwo niba ari mwe mwamushutse ngo agende namwe mumufate mu mujyane mu musubirane. Umuyobozi w'umudugudu yaje kumubwira, aramubwira ngo muramubwiye ngo najye muri Muhazi ari wowe nyinazi. Ibyo byaje kubaho
n'imyenda nta mwenda n'umwe nahakuye, ubona ari nambaye iryo joro ibyo bijya kuba ajya kunkubita niho nahakuye, nta wundi mwenda nta n'urukweto nigeze mpakura uretse kamambiri nari nambaye. Ubwo icyo gihe cyaje kubaho nsubira kuri uwo muyobozi, umudamu nyine bari bafatanyije kuyobora yitwaga Patricia niwe waje kuvuga ati ko hari ibumbogo maze umukozi w'Imana ukorera umugisha, aho kugira ngo uyu mwana yangare, aho kugira ngo asubire mu kigo, mwaretse nkamagara uwo mukozi w'Imana tukareba ko yamwakira. Niko kwa bahamagaye Rwigamba Teresifori araza aza aho ngaho Indera. Aje Indera ndaje mubonye ndamubwira nti reka nimba ari urugo rurimo umugabo ntaho njya, kuko naho n'umuryango wanyakiriye wari urimo umugabo, ariko ihohoterwa yankorera ryo gufata umutwe agakubita ku nzu, nimba harimo umugabo ntago nzajyayo. Naje rero kwanga kujyayo, ariko Rwigamba aranyinginga arambwira ati muri wacu ntabwo turwana turasenga, ngwino tugenda ndakurerana n'abana banjye, nawe ujye mu bana banjye nawe nkurerane n'abanjye. Naje rero kubyemera, ariko mbyemera mfite umutima n'ubundi uhangayitse, mvuga nti nawe namerera nka wa wundi, nubwo nari mbyemeye, ariko nari mbyemeye mvuga nti reka ngende naho ndebe wenda koko bizakunda. Kubwo kuba kwa Rusi byahise bihagararira aho ngaho. Umusaza rero twarajyanye muri iryo joro. Icyo gihe nigaga mu wa mbere segonderi, nari nkiri mu wa mbere, nari nize ibihembwe bibiri. Icya gatatu ni ukuvuga ngo nari nize ibihembwe bibiri birarangira nafite biroti. Icya gatatu nibwo nari nkinjiyemo nk'ibyumweru nka bitatu. Igihe cyaje kugera rero mva kwa Rwigamba 2009 nibwo nagiye kwa Rwigamba, bandera nk'umwana mu rugo pe, barambwira ati impungenge wari ufite twebwe ntabwo tuzagutoteza rwose, ishyitse umutima hamwe utuze, kubera ko hashize amezi nk'abiri yose ntarabafungurira umutima, mpora ncecetse gusa. Umukecuru ariwe mugore wa Rwigamba yarambazaga ati mwana wanjye wambabara ukamfungurira umutima wenda iri rimwe ryonyine, nkamenya rwose uburyo nzajya nkutwaramo, ko nahoraga ncecetse nkamenya gukora cyane imirimo vuba vuba. Ubwo nimba umpaye imyenda, nimba mvuze ngo mfashe imyenda ngiye gufura, nayifuraga mbese ako kanya vuba vuba nkakorana imbaraga nyinshi. Nimba ari ukujya gukora indi mirimo yindi nkabikorana imbaraga, nkavuga nti hata batazavuga ati naho yari yarananiranye nicyo gitumye bamukurayo. Nakoreshaga imbaraga nyinshi cyane mu buryo bushoboka kandi vuba, imirimo yo nkoze nkayikora mu gihe gito. Igihe rero cyaje kugera ndi kwa Rwigamba, nasengeraga mu badivantiste ndi kwa Rusi. Ndavuga nti ngeze kwa Rwigamba ndavuga nti nta wankuye mu badivantiste, ninjye wikuyemo bushake bwanjye. Ndavuga nti se ko ngiye muri ADPR nkaba nari umudivantiste, abantu ko bangiriye neza, nubwo ntarahamara igihe, ariko igihe mpamaze ko kinyereka wenda ko akahinda mfite kazagabanyuka, ntiwahindura idini nkajya mu buryo basengeramo. Navuye mu badivantiste rero njya muri ADPR, numva ko nari mpinduye nyine idini, ko nta wankizeho igitoto cyo kuvuga ngo hindura idini uve mu badivantiste ujye muri ADPR. Nabikoze ku mutima wanjye bwite, ntawigeze abintota. Navuye rero nageze muri ADPR, nigira umubatizo nyine baranyakira muri ADPR. Nuko igihe kigeze rero njya mfata n'inshingano zo muri ADPR, njya muri korali. Ariko igihe cyaje kugera njya gusengera ahantu. Ngiye gusengera ahantu, umukozi w'Imana arambwira ati nubundi ko aho wavuye, nubundi ko havuye murakaranyije, wazagiye
kugira ngo nyine bigaragare neza nyine ko Imana ikwishimire kwishimire wazagiye kumusaba imbabazi. Nagiyeyo rero njya kwa Rusi ndagenda tundarayo ndamubwira nti rero Rusi nubwo nahavuye warakoze nyine kundera ariko narinje kugusaba imbabazi z'ibyaba bitaragenze neza. Ndamubwira nti uburyo wamfashemo bwatumye nkurakarira cyane ndangije ndamubwira nti uburyo wamfashemo wamfashe nabi nkura mu ishuri unkoresha imirimo ivunanye urantoteza ukajya umbwira amagambo mabi ariko mu buryo rero bwo kugira ngo narakinda mubwira nyine nese mubwira ko nakishijwe nakiri umudivantiste nagiye muri ADPR nawe ubwe ntabwo yigeze abyemera yaravuze ati ubwo sa ADPR wagiyemo iruta abadivantiste ubwo atasengaga ariko kera yari yarabanje kuba nawe umudivantiste. Nuko rero naramubwiye nti narakurakariye buri Imana yabonye bitaragenze neza ko narakaye nabi cyane nararakaye ku buryo numvaga ntazakubabarira ariko rero buriya naje kubona ko ngomba kuza nkagusaba imbabazi nuko nimbabarira rwose narakurakariye numvaga umutima wanjye udashobora kuzakubabarira bitewe nuko ari wankuye mu kigo cy'imfubyi ukampemukira ukamfata nabi. Nawe yaje kumpamburira umutima warambwira ati mbabarira nanjye nakuvukisha uburenganzira bwawe bwo kwiga nagufashe nabi ntabwo nigeze ngufata nk'abana banjye nawe mbabarira. Twarababaranye iryo joro tuza nyine kurara tumeze neza nyine ndamusura bukeye mu gitondo ndataha. Naje kugaruka rero Bumbogo kwa Rwigamba hashize nk'umwaka n'igice bashaka kunsubiza mu ishuri. Shatse kunsubiza mu ishuri ndababwira nti rero kunsubiza mu ishuri ni byiza ndanabikunze pe ariko ntabwo mfite imbogamizi zizatuma ntasubira ku ishuri. Umusaza arababara cyane n'umukecuru bari baratangiye kuko ndibuka bari baratangiye kugura ibikoresho by'ishuri bamboneye n'umushinga ku murenge w'iwacu wemera kuzajya undihirira. Umusaza buriya yarazi gushakisha rwose abana be akabona imishinga avuga ati nk'uyu nguyu rero ndera ntabwo ari uzajya kuvutswa amahirwe yo kwiga reka mushakire umushinga wamubasha kumufasha kugira ngo asubire mu ishuri. Naje guhura rero ntago navuga ngo ni ikibazo ntago navuga ko ari ikibazo kuko naje guhura n'amahirwe nubwo ntakomeje kwiga nyine nk'uko nabyifuzaga mu mutima wanjye. Nari narahuye n'umusore nyine turakundana akaba ariko mbivuga kuko ni nako byagenze. Naje guhura rero n'umusore turakundana mubwira ariko ko ngiye gusubira ku ishuri arambwira ati rero niba ugiye gusubira ku ishuri rwose ukuntu nkukunda ntago nabyihanganira mbabarira rwose biza kurangirira aho ngaho nasubire nyine ku ishuri. Umusore rero twaje kugera igihe turakundana nyine njya kubibwira umusaza n'umukecuru. Oya ntago nabibwiye umusaza n'umukecuru nabibanye mu mutima ndaceceka. Umusaza yavuga kwiga nkareba hirya umukecuru yavuga kwiga nimba ari ibiryo narinzanye ku meza nkahita niruka ariko numvaga ntashaka ikintu kizatuma mbababaza kubera neza bari bangiriye. Nahise mubwira nti njyewe ndumva kwiga ndumva ndabishaka ariko nkabahisha ko ikindi ku mutima nkavuga nti nimbivuga baravuga ati wa mukobwa n'ubundi kumbi bwose twamwakiriye n'ubundi yari ikirara. Naracecetse rero ibyo ngibyo mbibana igihe kigera mu mwaka ko bavuga kwiga nkata nshaka undi gitira nimba ari mu cyumba nkata ngena nkifungirana mu cyumba nkakibonera mu rufunguzo. Kubera iki se banaga kwiga wari warahungabanye? Nari narahuye babambwiye kwiga banshakira n'umushinga naramaze kubana n'uwo musore nyine twarakundanye abagana ise kwiga
no kujya gukundana no kujya gushinga urugo, ibyo ni ibintu bizabana ako kanya. Nkumva nyine sinshaka no kubivuga, sinshaka no kubereka yuko iyo gahunda mfite wenda hari n'umuntu nkundana nawe. Nuko igihe cyaje kugera rero nshaka umuntu ndabimubwira, ariko mu kubimubwira umukecuru akaba yari yarantahuye kera ko hageze igihe mu rugo bangurira telefone, nkajya nyine urumva narayikoreshaga, akampamagara nkamwitaba, akambwira nyine uburyo nyine tuzabana. Uwo muntu rero nashatse nafunguriye umutima wanjye, naje kumubwira yuko hari umusore dukundana. Uwo muntu rero nawe ntabwo yahise abibika, yahise agenda abibwira mukecuru, arabimubwira. Maze kubimubwira avuga ati umukobwa wanyu ngo afite umuntu ngo bakundana. None rero ndagira ngo muzamwinje mwumve uwo bakundana uwo ari we, mwumve nimba n'umuntu ufite gahunda utazamwangiriza ubuzima. Umukecuru rero urumva ko yahise amenya ibyo mfite mu mutima, arambaza ati nyina yahise azanamo ya ngingo yo kwiga. Avuze kwiga nshaka guhaguruka, nshatse guhaguruka ahita azaramfata ati cara umbwire ibiri ku mutima wawe utashaka kumbwira. Arambaza ko yarambaje ati uranyizera ko ndi mama wawe? Ndamubwira nti rwose ntabwo mbihakana, ndabyemera. Igihe cyaje kugira rero umukecuru n'ubundi mubwise ukuri, ndamubwira nti rero impamvu ngiye ntashaka kujya kwiga ntabwo ari uko ntabishaka koko nyirizina, ariko hari umuhungu dukundana. Nubwo ko hari umuhungu dukundana yahise agira impungenge nyinshi nk'umubyeyi, aravuga ati mwana wanjye uwo muhungu mukundana none yaba ashaka kuzakwicira ubuzima, aribwo naringize amahirwe koko yo kukurera, bikazambabaza. Namubwiye nti rero arakishijwe ntabwo yampemukira. Haje kugera igihe rero kwiga nyine byahise bihagarara, ntangiye umushinga w'ubukwe. Umushinga w'ubukwe rero twarawutangije, ariko haza kubaho imbogamizi y'uko ntari ngwije imyaka y'ubukure yo gusezerana. Naje rero gusubira kwa Rusi ngira ngo ampe icyangombwa cyemeza yuko yankuye mu kigo cy'imfubyi. Rusi ntiyabasha kukima, yarambwiye ngo nta gipapuro cyemeza yuko yankuye mu kigo cy'imfubyi na kimwe afite. Ntabwo nigeze mbitindaho ko numvaga nyine ntashaka kubitindaho. Nahise rero ngaruka mu rugo kwa Rwigamba arambwira ati ubwo rero akikwimye reka tugishe inama umuyobozi. Twagishije inama umuyobozi w'umurenge, atugira inama y'uko kubera ko nta cyemezo cy'amavuko mfite twasubira mu kigo cy'imfubyi aho nabaga kigaragaza yuko narereweyo. Twakoze urugendo rero tujya kwa Gisimba. Tugeze kwa Gisimba bampa icyo cyangombwa yuko cyemeza yuko naharerewe. Cyangombwa rero narakizanye nkizane ku murenge w'iwacu, bangiye inama yuko nakwandika ibarwa yemeza yuko ndi imfubyi koko, n'ibyo byangombwa byose nari nkwiye kwa Gisimba bikaherekeza iyo barwa. Ibarwa rero twarayanditse n'icyo cyangombwa nari nkwiye kwa Gisimba, tubijyana muri Minisiteri y'Ubutabera. Twageze rero ibipapuro ndabitanga. Hashize nabijyanye nta n'icyumweru cyanashize, nimba bararebye ko atuye umuntu reka twe kumupfukirana, twe kumuza amahirwe ye. Ntago ubundi barambwiye ngo ntago bijya bihita byihuta, ngo ariko kubera ikibazo imbogamizi mfite byahise bikunda nyuma y'icyumweru kimwe. Mu cyumweru kimwe nyine nahise mvayo, icyangombwa nkibonye cyuko cyemeza yuko ngomba gusezerana ntujuje imyaka. Ndasezerana mu murenge, nasezeranye mu murenge, nsezerana no mu itorero. Nagize ubukwe bwiza rero bwatashywe n'abantu benshi. Nawe urumva yuko nyine umwana wo kwa pasiteri bwatashywe n'abantu, Imana yampojije amarira inkorera agashya. Ubwo bwanjye butana n'abantu benshi ntatekerezaga. Ubwo rero
ubu ngubu narabyaye mfite abana 3, imfura yanjye ifite imyaka 9 ni umuhungu, wa kabiri ni umukobwa afite imyaka 6, mfite n'uw'umwaka n'amezi. Urumva yuko nyine ndi umubyeyi nyine ushima Imana. Ni ukuvuga ngo rero nubwo Imana yangiriye neza nkakoresha ubukwe nkaba yarampaye n'urubyaro nkaba narabyaye, ntago byakuraho yuko ntashakisha umuryango. Ni ukuvuga ngo nubwo mfite umuryango wankomotseho, ariko njye ntabwo mfite uwo nkomokaho. Niyo mpamvu rero nanjye nahagurukiye gushakisha umuryango. Nanjye ntabwo nigeze numva mu mutima wanjye yuko baba barapfuye, ntabwo nigeze ntakaza ibyiringiro yuko naba ndi njyenyine. Umuryango wo urahari, nuko ntari nawubona, ariko umuryango wo ntabwo nigeze numva mu mutima wanjye ngo numve yuko waba utariho. Niyo mpamvu nanjye mfite ibyiringiro yuko n'icyizere yuko ngo nshobora kubabona. Murakoze. Cyo nashishikariza abana rero, hari abana n'ubu hari abonzi bakihebye bavuga yuko nta nabo babona, nta ibyo batabitaho igihe, ariko ndabashishikariza yuko bahaguruka bagashakisha umuryango, kuko nta bantu bose babura. Ashobora kuba yaba atabona ise na nyina, ariko akagira indi miryango yindi yabona akomokaho. Ndabashishikariza rero gutinyuka bakagana umuryango CCMES, kuko nanjye aho nawugereyemo nari umuntu utajya upfa kuvuga, nta muntu napfa gufungurira umutima ngo mbwire ikibazo cyanjye. Ariko aho nagereye muri no muryango, nagiye mpabona abandi bana duhuje ikibazo, tukaganira, tukavugana iby'ubuzima bwacu. Naje gusanga rero hariho nashishikariza n'abandi bana bakiri hirya bakitinya, bataragira umutima wo kuvuga ibyababayeho. Nabashishikariza uno muryango, kuko iyo ugezemo uraruhuka. Nicyo nabasha kuvuga. Urakoze cyane Tuyishimire Marie Claire kutugezaho ubuhamya bwawe. Ubuhamya bwa Marie Claire rero buduhasiye amasomo. Harimo isomo ryo kubwira ababyeyi aho baherereye, ababyeyi baburanye n'abana babo mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi, guhaguruka bagashakisha. Mwumvise ukuntu yarezwa, atotezwa, avutswe uburenganzira bwo kwiga, akoreshwa imirimo ivunanye. Nawe mubyeyi uri aho ngaho wicaye ufite umwana wabuze, ushobora gusanga nawe umwana wawe arimo akoreshwa imirimo nk'iyo ngiyo, kandi wawe nta kintu ubuze wakagombye kumwitaho. Niyo mpamvu tubakangurira guhaguruka mugashakisha abana banyu mutazi irengero ryabo. Nanone irindi somo twakuramo, hari abana baba bari ahantu barafashwe neza, mu miryango yarabafashe neza, ariko nubwo baba barafashwe neza, kamere muntu yo kumva ko ugomba gushaka inkomoko yawe ntabwo yabura. Ugomba kumenya aho ubarizwa, ugomba kumenya inkomoko yawe. Nubwo waba ufashwe neza 100%, niko nabivuga, kumenya inkomoko yawe birafasha. Wowe igikomere cyo kutamenya aho ukomoka ni igikomere kiremereye cyane. Ndakangurira rero n'abana babwira aho bari hose, uzi ko ari mu muryango umufashe neza, agomba guhaguruka n'agashakisha umuryango. Nubwo uwo muryango we yawubona ari abakene, ariko kuba ufite ni by'agaciro gakomeye. Murakoze. Uwashaka kuduha amakuru ku bijyanye n'ubuhamya bwa Tuyishimire Marie Claire, yatanga amakuru kuri nimero ikurikira ya CCMES 0783 83 27 47 0783 83 27 47. Murakoze.